Either or, neither nor. What's the difference? Let's understand. So first of all, hano ntabwo dusoma ngo either cyangwa se either, dusoma either. Hano ntabwo dusoma neither nor, dusoma neither nor. So kaduhere kuri either or. Either or tuyikoresha tuvuga ikintu kimwe mu bintu bibiri kirashoboka. Urugero, you can choose either tea or coffee. Ushobora guhitamo ikawa cyangwa se icyayi. Ushobora guhitamo ikawa cyangwa se icyayi. Bishatse kuvuga ngo kimwe muri bibiri kirashoboka. Ushobora guhitamo kimwe muri bibiri. So you can either call me or send me an email. Ushobora kumpamagara cyangwa se ukanyoherereza email. Muri ibi bintu bibiri ushobora gukoramo kimwe. Gatatu, we can eat either at home or at a restaurant. Dushobora kurira muri restaurant cyangwa se tukarira mu rugo. Neither ni igihe mu bintu bibiri nta na kimwe gishoboka. Mu bintu bibiri nta na kimwe gishoboka. Dushobora kuvuga ngo neither John nor his brother knows the answer. Yaba John cyangwa se umuvandimwe we nta n'umwe uzi igisubizo. Urundi rugero, she likes neither coffee nor tea. Yaba coffee cyangwa se tea nta na kimwe akunda, yaba icyayi cyangwa ikawa nta na kimwe akunda. The movie was neither interesting nor funny. Filime ntago yari iryoshye nta nubwo yarishimishije. Nta na kimwe muri ibyo yari cyo. Ushobora no kuvuga ngo neither the teacher nor the students were ready. Yaba mwarimu cyangwa se abanyeshuri nta n'umwe wari witeguye. So nimba wumva itandukaniro hagati y'amagambo abiri, subiza kino kibazo muri comment section.